especially abantu mukurikirana AD group, ndabakunda sana, reka mwese mbahobere mbabwire ngo urukundo rw'Imana rukomeze rubasakaremo. Entertainment muze kubyumva neza, hagomba kubarizwa imikino yose muri rusange itandukanye. Yeah, welcome my people, it's your boy Junior, aka publisher, creator, motivator, Mr. Boom. You know that I love you from beginning to the end. Now, this is a true story, this is a live story, this is a hit story, man. Yeah, again, nagarutse. Abantu mwese. Murabizi ko muri inshuti zanjye ndabakunda cyane bafite ku mutima. No, especially abantu mukurikirana AD group. Abantu mukurikirana AD group ndabakunda sana, reka mwese mbahobere mbabwire ngo urukundo rw'Imana rukomeze rubasakaremo. Uyu munsi wa none niki gitumye noneho nkora live. Akaba ari ngiye ugiye kwikorera ino live kandi nta mutumirwa wundi, sibyo? Ni kimwe mu bibazo bigiye bitandukanye abantu bamaze iminsi bibaza batekereza kuri AD group, bibaza AD group ni iki, AD group mutugezaho ibiganiro by'ubwoko bumwe, ntago mujya muhindura, nta kindi kintu. Narabibonye mbyibazaho cyane, ni ibibazo mfite muri telefone bisaga nka 30 kabisa. Ni ibibazo abantu bamaze iminsi bambaza cyane, bambwira bati chano yawe turayikurikirana ariko byanga bikunda nta gashya tubonaho. Nibyo koko nta gashya mubonaho, ariko impamvu mutabona hagashya naje nje kuyibabwira. Yes, rero turi buze guhera ku bantu bambajije ngo ni kubera iki AD group dufite content nyinshi zinyuranye, tubashyizaho imikino, tubagezaho imyidagaduro mu bijyanye n'umuziki n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Ahantu hose tubona ibintu bijyanye n'imyidagaduro twebwe tugerayo. Impamvu nta yindi, twebwe turi home of entertainment, kandi home of entertainment muze kubyumva neza, hagomba kubarizwa imikino yose muri rusange itandukanye, sibyo? Niyo mpamvu uyu munsi muzabona nabazaniye umuntu wa filime, ejo nkababwiye kuri ibi, ejo nabwiye kuri ibi, ejo nabwiye ku makuru y'ibyamamare, abastari mu Rwanda bagiye batandukanye, hose nkahagera. Iki kintu muze kugisobanukirwa munacyumve neza. Abanyarwanda ndashaka kugira ngo mwumve neza ibi bintu. Ikindi nuko byanga bikunda twebwe turashaka gukora ya entertainment yacu muri rusange mu mikino yose igiye itandukanye, kuko twavumbuye ko hari imwe muri iyi sector y'imikino izamuka kurenza indi, iyindi kaguma hasi bitewe nuko itangazamakuru nyine byose niho girundiye. Urugero nko mu muziki, abantu benshi bari mu muziki, abandi bari muri football, ariko se filime ni bande bazirimo, ariko si nibi ni bande babirimo. Ugasanga rero ahanini ntibiratera imbere cyane, ariko uyu munsi wa none AD group tugiye kubiteza imbere hasi no hejuru. Yes, ikibazo kindi rero cyari kiri kwibaza bakiti ngo kubera iki tutajya tubagezaho ibintu bijyanye, ibintu bigaragara cyangwa se bifite amashusho meza. Uyu munsi wa none nta kindi mwabana, guhera uyu munsi muratangira kujya mubona akanimero aho ngaho kuri screen zanyu. Ako kanimero nta kindi, wowe ikibazo cyose uzajya ugira ujye ukandikira ukabaze ngo ibi nibi, ariko iyo n'indi mpamvu yako ya mbere. Tugiye mu rugendo rwo gushaka kamera, ibikoresho birahenze cyane, birahenze. Ibikoresho byo gukoresha video, kamera zirahenze, amatara arahenze, recording arahenze, ni ibintu byose birahenze cyane. Kandi ikindi, turacyari abanyeshuri. Ngiye gukora ibi biganiro ndi umunyeshuri, niga hano i Huye, murabizi. Ikindi kandi nta bundi bushobozi mfite, nta handi hantu nkura amafaranga nyakura hehe, nyakura kuri YouTube, amafaranga nyakura hirya no hino. Cyane ko channel itari miraninjiza cyane rwose muri no minsi, bitewe nuko abantu muyikurikirana nyine mwabaye bakeya, bitewe nuko ibyo biganiro tubagezaho bitari biri karite cyane. Nongera no kubasaba imbabazi nkababwira nti mwabana mwihangane, tugiye kujya tugerageza tubagezaho video nziza kandi zimeze neza, kandi video zikeye. Ariko ibyo byose ni amafaranga, murabizi ko ubushobozi bwacu buba buri hasi cyane. Abantu mwese mukunda rero AD group ni muri abambere yo kuyishyigikira, mba nabibebwiye mu biganiro byose mbicishaho, ndetse na nimero ndaje nyishyireho. Ngiye kare hari umuntu wanyuriye arambwira ngo n'umuntu yashaka kugira ngo muganire ntabwo apfa kubona contact zawe, ariko contact zanjye ngewe ndazishyiraho kugira ngo buri wese uzajya ubishaka ajya anganiriza, nta kibazo, biremewe kuba twaganira. Ikindi, hari abantu mu minsi yashize bigeze kunyandikira nabo
bambaza ngo AD group ikora gute, sibyo? Ni abantu bataraba hano hafi, ariko sinshaka no kubavuga cyane, ndabasobanurira. Barambwira bati byaba byiza tugiye dukora video, twebwe tukajya tubagezaho video, bitewe nuko amakuru yacu tubaha abari karite, na amakuru aba yizewe kandi abarimo buri kimwe cyose cyagufasha kumenya ibyamamare, cyagufasha kumenya amakuru ari kuvugwa mu ruganda rwa entertainment hano mu Rwanda. Bishatse kuvuga ngo rero niki, abo bantu barambwiye ati tugiye dukora video, ariko nareba nkasanga ubushobozi mfite nabwo ni bukeya, ntago nabasha gukora video za buri gihe, kamera byonyine zirahenze, singiye kubabeshya, sibyo? Ikindi kintu rero baravuze ati abanyamakuru ni wa muntu umwe nyine udahinduka. Yego ndabyumva, ariko impamvu nahinduka turacyari hasi. Nekeza ko mu minsi iri imbere ndabazanira uzajya bakorera imyidagaduro ndetse n'undi wa sport, ariko tuzaguma aho ngaho turi batatu, tuzaguma turi timu ya batatu na kameramani wacu wa kane, mu gihe tuzajya tuba twabonye ibikoresho wo kuza kudufasha. Bishatse kuvuga ngo abo bazaza baje kumfacilitatinga, kuko nabagezagaho nk'ibiganiro 2 ku munsi cyangwa kimwe, ariko aho ngaho nzajya mbagezaho ibiganiro muri section zose z'imyidagaduro, mu mikino yose, muri filime, mu muziki, muri football ndetse n'ahandi hose mwifuza. Noneho nzaba mbonye umwanya wo gukora ibyo biganiro, ariko namwe ikintu mbisabiye nanabasabye pfukamye rwose, mumfashe ibiganiro byacu mujye mubikunda kandi mujye musharinga hirya no hino, mu bihe inshuti, mu bihe abantu, ubundi twebwe mwirebere kuntu tugiye kujya tubakorera ibintu byiza cyane. Murabizi ko mbakunda cyane. Ndacyakomeza n'ibindi bigiye bitandukanye abantu bakomeza kugenda bibaza kuri ino channel ya AD. Undi yarambajije ngo ese iyo channel yaba yaratangiye guhembwa, ariko ntago nzi impamvu. Kuba uri umuntu uyikurikirana, yego ushobora kwibaza ati ese channel nkurikirana ishobora kuba yinjiza, cyangwa ibintu nkurikirana hari akamaro bimariye abantu babikora. Yego, iki kibazo ndagisubiza ko nguko channel ntago iratangira kwinjiza amafaranga, ariko biri hafi, nuko mwebwe muri bubirebe mukabikunda, ubundi mwamara kubikunda mukabisharinga, mwarangiza kubisharinga, ubundi amafaranga akinjira. Kandi niyinjira muzatangira kubibona, kuko muzatangira kubona ibintu bitandukanye. Niyo kamera niboneka kubwo gushyira hamwe, ibyo byose tuzabikora kandi bigende neza. Ikindi kibazo kiragira kiti, yes, ni umuntu wambazaga ati ibi bintu bifatanya no kwiga. Yego rwose, ibi bintu bifatanya no kwiga. Niga i Butare, ni muri kaminuza, na hano niho turi, sibyo? Turi muri view nziza cyane ya kaminuza, niho niga rero. Wumve ko mbikora niga. Ikindi kibazo kiragira kiti, ni umuntu wakimbajije, abantu batemeye ko mvuga n'amazina yabo. Iyo biza gukunda buri wese naye kugenda mvuga amazina ye, akagenda abimenya. Ikindi kintu kimwe bambajije bati ese ni hehe AD group mushaka kugera? Mana yanjye, turashaka kugera kuri rwa rwego rwo hejuru, hahandi tuvuga tuti natwe tubaye abantu mu binyamakuru bikomeye bitanga imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda. Kuko AD group nk'intego yacu, turashaka gufasha abantu bakora entertainment cyangwa se abanyempano mu guteza imbere uruganda rw'imyidagaduro iwacu mu Rwanda, cyane ko nk'igihugu cy'u Rwanda muri East Africa uyu munsi wa none turi bamwe mu bambere bakora ibi bintu. Bitewe nuko tujya muri Kenya tukazana ibihembo bikomeye, murabizi nka ba Aria Cool, ba Prince Keys n'abandi bose bagiye bitabiye amarushanwa menshi, bazana ibikombe babitwara abanyamahanga. Abahanzi bacu ku rwego mpuzamahanga bagize nka Bruce Melody, bitaramo za Canada za hehe, nka ba Kenny Solo, nka ba Israel Mbonyi, nka ba Vestine Drokas, ari byo bari gutegura. Byose cyane ni ibintu bigaragara ko bigenda bitera imbere. Natwe rero turashaka kugiramo impact ndetse indende cyane mu guteza imbere izo mpano z'abanyarwanda. Noneho uyu munsi wa none turi guhangana na East Africa, ejo tukazaba twongeyeho Nigeria, South Africa, United States, tukageraho n'abandi kabisa. Ubwo rero icyo bishatse kuvuga nta kindi, ku wowe ikintu ukwiye gukora ni ubwo bufasha turi kubaga, nta kindi. Wowe hamagara iyo nimero, numara kwihamagara muganire buri kibazo cyose, mujye mukomeza kubicishamo. Murabizi ko njyewe mbakunda, nitwa Iradukunda Junior Kevin, akaba ari njyewe uhagarariye AD Group, kandi nshimira bari abantu basaga 1500 bakurikirana ibikorwa byacu buri munsi. Mwese mwagiyeho mukareba video twasohoye, yagiye bifite 1K mu gihe cy'isaha imwe. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Ciao.